Nshuti bakunzi b'Umwete TV, tubanje kwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye inkuru ncamugongo y'akababaro, aho uwo muzi nk'umuhanzi Jay Polly w'umuraperi uzwi ku izina rya Tuyishime Joshua, yari umuhanzi akaba n'umusizi, aho bivugwa ko muri iki gitondo yitabye Imana azize uburwayi. Ndagushishikariza rero utarakora subscribe ku Mwete TV, yikore dukomeze kukugezaho byinshi byiza, amakuru agezweho. Reka rero tubahe ikaze ndetse tubagezeho uko iyi nkuru ihagaze muri rusange. Nk'uko rero iyi nkuru yakomeje gucacara mu masaha 12 z'igitondo ku mbuga nkoranyambaga, aho umuntu wapositinze mbere bita K John, aho yanditse avuga ngo Jay Polly arapfuye, rest in peace. Ahangaha rero iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu masaha 12 z'igitondo, aho ndetse na mbere yaho, aho nta muntu n'umwe wiyumvishaga ko iyi nkuru ishoboka, ariko amakuru yizewe dukesha igihe ni uko umuhanzi bita Jay Polly ariwe uzwi ku izina rya Tuyishime Joshua, yari umuhanzi uririmba indirimbo za hip hop ndetse akaba n'umunyabugeni. Yari afite channel yitwa Jay Polly Official, ushaka indirimbo ze wagerayo ukazireba zose. Uyu rero impamvu abantu benshi batangiye babyita urujijo ni uko nta rwego rw'ubuzima rwari rwatangaje iyo nkuru, cyangwa se urundi rwego rw'ubutegetsi bwa leta bwari bwatangaje iyo nkuru muri ayo masaha ya saa 12 saa moya, ariko igihe nicyo cyabaye tangaza iyo nkuru kugira ngo abantu bapfe kwemera, ndetse itangaza ko amakuru yizewe ko Jay Polly yitabye Imana azize uburwayi mu bitaro bya Muhima. Jay Polly rero ni muntu ki? Jay Polly mumuzi mu njyana ya hip hop, ndetse yamenyekanye cyane mu itsinda rya Tuff Gangs. Jay Polly rero wari warigaruriye imitima y'abantu, aho yazanye injyana ya hip hop mu Rwanda, ariwe muntu abantu bazi cyane ko wari uzi iyi njyana cyane, aho yagezaga ubutumwa butandukanye ku banyarwanda ndetse n'abatuye isi hose, aho bamuzi ku ndirimbo nyinshi zitandukanye, harimo indirimbo nyinshi yagiye ahanga zitandukanye, hagiye harimo ndacyariho ndahumeka, reka nigumire gereza, bacakobo, ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Hari izo rero mwagiye mumenyaho nko muri Tuff Gangs, turacyari imbohe, aho tuva, indirimbo nyinshi zagiye zihitinga, amakuru yagiye akorana n'abahanzi batandukanye, izo muzi nka za Defade, indirimbo z'ibirori. Kandi Jay Polly yari n'umuhanzi wamamariza ibigo bitandukanye nka MTN, muramuzi muri Sharama. Ikindi wamenya kuri Jay Polly ni uko ari we wabaye umuhanzi wa kabiri wahawe igihembo cya Primus Guma Guma Superstar Season ya 2, aho hip hop yazamuriwe amabendera ndetse n'ibyishimo byinshi ko injyana yari imaze gutwarwa. Mutore gatoya yatwaye irushanwa rya gatatu, kuko igikombe cya mbere cyatwawe na Tom Close, icya kabiri King James, icya gatatu gitwarwa n'uyu muhanzi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly. Jay Polly rero ntabwo bwaba ari ubwa mbere afunzwe, kuko yari yarageze gufungwaho afunga umwaka, aho yafunguwe n'ubundi avuga ko agarutse gukora umuziki, avuga ko rwose agiye gusubira mu muziki, aho mbese yakiriwe n'umugabo bita Badurama muzi ufite label bita The Man,
aho yamusinyishije amasezerano bagatangira gukorana, ariko ntibyaje gutinda gatoya baratandukanye, gusa yari yatangiye gukora alubumu ye ntiyigeze acika intege, alubumu ye yise Inkuta Enye, gusa yagarutse asa n'uwivuguruye ndetse nk'umuntu uje afite gahunda, mbese ubona ko ari muri forume zo gukora umuziki twari tumumenyereyeho muri rusange. Jay Polly rero nk'uko twavuze ntabwo yakundaga kuvuga ko ari ishyiga ry'inyuma muri hip hop, yari umuntu rwose ubona ko ushimishije, ushimira, uha ubutumwa, uha ibyishimo abanyarwanda. Jay Polly rero hari haciyeho amezi ane afunzwe cyangwa se afashwe, ashinjwa ko yaba aho igihe yafatirwaga hamwe ari kumwe na bagenzi be barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, aho hakomeje gusuzumwa ndetse no kugenza icyaha cyabo bagasanga bari bananyweye ibiyobyabwenge. Uyu rero ntabwo yari yakatirwa, niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kumva ko iyi nkuru yaba ari igihuha ndetse yaba ari n'ibinyoma ko atigeze apfa, kandi ikindi mwamenya kuri uyu muhanzi ni uko atari yakigerwa akatirwa n'inkiko, nubwo yashinjwe iki cyaha ariko yari ataragaragara yambaye imyenda y'iroza cyangwa se imyenda tuziho ko yambarwa n'imfungwa n'abagororwa. Rero ibyinshi rero turaza wenda kubiva umuzingo mu yindi nkuru iza, aho tuza kubagezaho muri byinshi byaranze uyu muhanzi Jay Polly. Nabashishikariza rero gukomeza gukora subscribe, like, share na comment, tunibutsa gukanda ku kazogera kugira ngo ube umwe mu ba mbere babona ibiganiro, amakuru agezweho ndetse n'ibindi byinshi tubategura nk'Umwete TV tubagezaho buri munsi. Reka rero dusubire mu makuru yacu ataha ndetse tunabwira abanyarwanda muri rusange gukomeze kwihangana, kandi tunabwira uyu Tuyishime Joshua ati Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi dukomeze kumusabira imigisha kuko aheza ni mu ijuru, aho Imana yamukunze cyane ikamuhamagara. Natwe ejo nitwe dukomeze kuba mu isi nk'abatari buyirarimo, ko naho buri muntu wese agomba kwitaba Imana. Reka rero tumubwire ngo rest in peace, kandi abakunzi bose namwe mukomeze kwihangana. Dusoje twifuriza amahoro y'Imana, mukomeze kwihangana kandi mukomere.